Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Nyuma yo gushimira Allah no gusabira amahoro n'imigisha intumwa y'Imana, umuvandimwe mu Islam, iyo ugiye gusura umuvandimwe wawe arwaye, ese umubwira irihe jambo? Ese umubwira iki iyo wagiye kumusura? Ndagira ngo tuganire gato ku jambo ryiza, ijambo rito buri muyisilamu yakagombye gukoresha agiye gusura umuyisilamu mugenzi we wahuye n'ikigeragezo cy'uburwayi, kuko iryo jambo rikubiyemo ibyiza byinshi, nta rindi ni la ba's tahur inshallah. Iyo intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yasuraga abarwayi cyangwa se yajyaga gusura umwe mu basahaba, mu basangirangendo babaga barwaye, yakoreshaga iryo jambo. Iryo jambo rero mu busobanuro bwaryo nuko rigaragaza yuko mu bibazo wahuye nabyo, mu kigeragezo wahuye nacyo, harimo gushira, harimo kubabarirwa ibyaha, harimo kuba Allah yakuzamura intera bitewe n'ububabare cyangwa se n'ibibazo wahuriye no muri ubwo burwayi. Ubw'ibyo rero muvandimwe mu Islam, ndakugira inama yuko igihe uzaba ufashe inzira ugiye gusura mugenzi wawe arwaye, ntukajye wibagirwa iryo jambo. Ni ritoya ariko rifite ubusobanuro bwinshi. Ndarisubiramo, la ba's tahur inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.